Twubake Umuryango Nyarwanda ni ikiganiro cya Minisiteri y'Uburinganire n'Iterambere ry'Umuryango MIJEPRO. Mwiriweho bakunzi b'ikiganiro Twubake Umuryango Nyarwanda, ikiganiro cya Minisiteri y'Uburinganire n'Iterambere ry'Umuryango. Mu bushakashatsi bwakozwe bwabonye ko ikibazo cyo kugurisha abana b'abahungu ndetse n'ab'abakobwa, ariko cyane cyane abana b'abakobwa, akenshi bwibasira abana bari hagati y'imyaka 16 ndetse na 23. Abajyanwa hanze akenshi usanga bajyanwa mu bihugu by'abaturanyi nk'Ubugande, Malawi, Dubai, mu Bushinwa ndetse n'ahandi, bakabajyana babijeje ko bazabashakira akazi keza cyangwa se ko bagiye kubashakira amashuri meza. Ni muri urwo rwego abagize inteko ishinga amategeko ndetse n'abandi bayobozi batandukanye bo mu nzego z'igihugu bateraniye mu nteko ishinga amategeko ubwo bari mu nama nyunguranabitekerezo bagamije kureba icyakorwa kugira ngo dukumire tunace burundu ikibazo cyo gucuruza n'ihohoterwa. Twahisemo gufata ubukungu bw'igihugu cyacu ahanini ko bugizwe n'abantu, ari nayo mpamvu tugomba kwita cyane kurinda urubyiruko, kuko bitabaye bityo tukaba dutakaza ubwo bukungu bikomeye. Mu myaka ishize twashyize imbaraga mu guhashya ikibazo cy'ihohoterwa, ibiyobyabwenge n'ibisindisha mu rubyiruko, habaye inama nk'izi zinyuranye zifata ingamba zo kubirwanya. Aha twe dukwiye no kureba icyo twagezeho, nubwo kubihashya ari uguhozaho. Ubu twiyemeje gukomeza kubihashya hamwe n'iki kibazo cy'icuruzwa ry'abantu, cyane cyane mu rubyiruko, kuko bigaragara ko ibyo bibazo byose bifite aho bihurira. Batubwira ko abana benshi bishora mu kugurishwa baba baragize guhohoterwa cyangwa gufata ku biyobyabwenge n'ibisindisha. Iki kibazo kandi ntabwo kireba igihugu cyacu gusa, sinagishya, kuko hari raporo za UNICEF zo muri 2007 zitwereka ko ku rwego rw'isi buri mwaka abana bageze kuri 1,200,000 bashorwa mu icuruzwa ry'abantu. Hari ibimenyetso, hari n'amakuru afatika yuko hari bamwe bashobora kuba noneho birenga icyo kibazo cy'ihohoterwa n'ibiyobyabwenge nubwo bifitanye isano, ariko hakajyamo gucuruza. Kuko iyo hagiyemo gucuruza haba hajemo aspe yindi inahanwa n'amategeko ijyanye no gucuruza abantu nk'uko amategeko abiteganya. Tukaba rero twarabonye ko iki kibazo kije ari ikibazo kiyongereye ku bindi twari dufite, tugasanga rero ari ngombwa yuko inzego zose, kuko inzego zitandukanye zifite ibikorwa zikora, tukumva rero ko ari byiza yuko inzego zose noneho twafatira hamwe ingamba, tugasanga ari byiza noneho ko iki kibazo twumva tudashobora kukihanganira, twumva ko ari ikibazo gikomeye, twumva ko ari ikibazo twese dushobora gushyira hamwe kugira ngo tubashe kukirandura kandi tukirandure vuba. Kije ubu ngubu, ariko inama ibaye ubu ngubu twifuza kwiba, ariko tumaze igihe dukorana tunakora ibikorwa bitandukanye byatuma dukumira igishobora kuganisha kuri icyo kibazo cyo gucuruza abantu. Mu muryango nyarwanda umwana w'umukobwa ni nyampinga. Kuva kera hose mu muryango nyarwanda umwana w'u Rwanda yaba umuhungu cyangwa umukobwa yahoze yitwararikwa cyane. Mu muco nyarwanda tuzi ko buri muntu agomba gufata umwana wese nk'uwe. Umwana akitwa umuryango, umwana akitwa igihugu. Uwo muryango nyarwanda niwo soko umwana avomamo indangagaciro nyazo, kuko niho amenyera uburere, ubupfura, ubumuntu ndetse n'ibindi. Akarusho umwana w'umukobwa yitabwagaho cyane, kuko burya iyo ureze neza ukanakumira icyahungabanya ubuzima bw'umwana w'umukobwa, uburereye igihugu, ukabureze umubyeyi w'ejo hazaza, ndetse ukabureze uzahekera umuryango. Ni muri urwo rwego ku isi yose ndetse no mu gihugu cyacu hijihijwe umunsi w'umwana w'umukobwa,
Mu gihugu cyacu, Minisiteri y'Uburinganire n'Iterambere ry'Umuryango ku bufatanye n'abandi bafatanyabikorwa batandukanye bijihije uyu munsi umwana w'umukobwa mu nsanganyamatsiko igira iti guca burundu icuruzwa n'ihohoterwa rishingiye ku gitsina bikorerwa umwana w'umukobwa ni inshingano yanjye. Uwo munsi wo kwizihiza umunsi umwana w'umukobwa ukaba warabereye mu murenge wa Rutunga mu karere ka Gasabo. Guca burundu icuruzwa n'ihohoterwa rishingiye ku gitsina rikorerwa umwana w'umukobwa ni inshingano yanjye, ni inshingano yawe, ni inshingano yacu twese hamwe. Umwana w'umukobwa akwiye kugirirwa by'umwihariko abafite imigambi mibi yo gukora ihohoterwa rishingiye ku gitsina ndetse n'icuruzwa ry'abantu bimugiraho ingaruka kurenza abandi bantu. Dukwiye twese kurushaho kuzirikana ko igihe umwana w'umukobwa ahohotewe ashoye mu ngeso mbi no mu icuruzwa n'abagome bishakira indonke n'igihugu cyose kiba gisenyutse, kuko umwana w'umukobwa niwe mubyeyi, niwe mugore w'ejo, kandi umugore afite uruhare ntagereranywa mu kubaho kw'abantu, kubaka umuryango ariwo shingiro ry'iterambere. Kuri uwo munsi abana ubwabo babonye umwanya wo kwamaganira kure abavutsa uburenganzira bwabo mu mbyino, mu dukino, mu mivugo ndetse n'ibindi. Bose intero ari imwe bagira bati twanze icuruzwa n'ihohoterwa rishingiye ku gitsina rikorerwa umwana w'umukobwa. Guca burundu icuruzwa n'ihohoterwa rikorerwa umwana w'umukobwa ni inshingano yanjye. Reka tujye inama turwanye burundu icuruzwa ry'abiyogoje ihohoterwa rikorerwa abana. Ndavuga abana b'abakobwa kuko guca burundu icuruzwa n'ihohoterwa rikorerwa umwana w'umukobwa ni inshingano yanjye. Munyarwanda, munyarwandakazi uneze amatwi, ni mucyo tugana urwo rugamba rwo kugamburuza ibyo bisambo bigambira gusahura u Rwanda, bisambira ibyo bisanzwe bwa yasuye, bisindagiza ingeso mbi yo kugurisha abo bakesha, bisiribanga umuco gakondo, bisendereza iyi si yacu agahinda. Umva gisambo ni wowe ubwirwa, fasha hasi rwose ubwo bunyamaswa, fata ingamba rwose ugana ubumuntu, amategeko atugenga atagutamaza, bakagutaka bagutambiriza ibyo byaha, bakagutuza atazasaba amazi, kuko umuturanyi wawe azaba ari igikuta, utagira kwitaho baguha akato, kuko ibitagukwiye watoje amaboko yawe. Umwana uhagarariye abandi mu rwego rw'igihugu Umuhoza Laurence aragira ati guhabwa agaciro si uguhabwa igiciro. Abana b'abakobwa twahawe agaciro, ariko hari ababwise nabi bagira ngo ni igiciro. Nahacu rero nk'abana b'abakobwa kugira ngo duhagurukane imwe tuvuge ko dufite agaciro tudafite igiciro. Iyi nsanganyamatsiko irangiza ivuga ngo ni inshingano yanjye. Mbere na mbere ugomba kumva ko ari inshingano yawe nk'umuntu, ariko by'umwihariko nk'umwana, noneho by'akarusho nk'umwana w'umukobwa, kurwanya ihohoterwa ndetse n'icuruzwa rikorerwa bagenzi bacu, kuko nitutabikora twebwe ubwacu ntawe uzabidukorera. Abo twaganiriye bagize ubutumwa baha abanyarwanda kugira ngo iki kibazo gicike burundu mu muryango nyarwanda. Ndashimira cyane ubuyobozi bw'u Rwanda dufite bwiza bwatangije gahunda y'itorero. Ntekereza ko biri mu midugudu, mu mashuri, aho tuhigira indangagaciro z'umunyarwanda za kinyarwanda. Izo rero nizo zizadufasha. Ahubwo iyo nzira yo yarakozwe, sinavuga ngo ubuyobozi buyitangire. Iriho, hari uburyo yashyirwamo imbaraga n'uburyo hagaragazwa uruhare no kwitabira izo gahunda kuri abo bantu, byaba bishyizwemo imbaraga n'ubuyobozi cyangwa se babyigishijwe bakumva akamaro kabyo, akaba ariho bahererwa ubwo butumwa, kuko izo ndangagaciro turi kuzigarukaho. Ubwo burara n'uburumbo bugashira, si no kugabanyuka, ahubwo bugashira burundu. Ababyeyi ikintu nabona inama nabagira ni ukubegera bakabagira inama, ntibabarekere aho ngaho ngo bumve yuko inama bazazikura ku mashuri, gutyo nabo bakumva yuko inshingano zabo z'ababyeyi nyine zigomba kugumaho, kuko umwana umubyeyi ahora ari umwana igihe cyose. Ku bana batoya numva ababyeyi bo ubwabo bakagize uruhare rwo gukurikirana abana, akamenya niba yohereje umwana ku ishuri, niba agezeyo, akamenya niba kandi umwana yagarutse mu rugo. Ndavuga ku bana biga mu mashuri abanza,
noneho ku bana bo mu cyiciro cy'amashuri yisumbuye umubyeyi yakamenye niba umwana yageze ku ishuri akamenya n'abantu bajya gusura uwo mwana amasano bafitanye. Ku bijyanye n'abayobozi b'ibigo nabo ndabavugaho, nabo bakamenye uwo mwana abantu bamusura mbese ni bande, bafitanye ayahe masano. Ubwo rero hagati aho ngaho numva ari icyo ngicyo nabivugaho kuri abo bana bagenda bashimutwa gutyo, ariko nabo nko mu biga mu mashuri yisumbuye bakabanje kujya batekerezaho kuri abo bantu bagiye kubatwara, ibyo bitangaza baba babijeje bakabanza kurezona nk'abantu batangiye kuba bakuru. Nko ku bantu barangije za kaminuza bo hari inama numva natanga, baba ari abantu bakuru bamaze kumenya kwifatira icyemezo. Abo ntabwo ndi bubabwire ngo ababyeyi babakontorore cyane kuko baba bamaze kwifatira icyemezo, ahubwo bo icyo bakwiye gukora nibo bagomba gutekereza bo ubwabo bakamenya umuntu ugiye kubatwara ninde, ese ako kazi agiye kubaha ni bwoko ki, ese ako kazi agiye kukabaha hehe. Noneho ako kazi agiye kubaha niba bamaze gufata icyemezo cy'uko bagiye gukora ako kazi, bagomba kugirana amasezerano, kandi na wa muntu ugiye kujya kubaha akazi akabanza kugira amasezerano agirana n'ababyeyi niba agiye kubajyana mu gihugu cyo hanze, bakamenya uburyo ki bazakurikirana umwana wabo bitewe n'ugiye kubajyana. Ikindi ntago nawe kuko aba ari umuntu mukuru, hari uburyo ki usohoka mu gihugu winjira mu kindi, yakagombye kubanza gushaka ibyangombwa bimwemerera gusohoka mu gihugu yinjira mu kindi, ku buryo abashinzwe umutekano nabo aramutse aburiwe irengero babasha kumukurikirana. Ikindi kintu nabivugaho aho ngaho nko ku ruhare rwa leta, numva leta ikwiye nayo kureba ikintu yakora ku bushomeri bw'urubyiruko, kuko urubyiruko ikibitera cyane ni ubushomeri buri ku rubyiruko muri iki gihe cya none. Rero ibyo ari byo byose bakwicara nk'abashinzwe urubyiruko bakicara bakabitekerezaho bakareba ikintu cyakorwa kugira ngo ubushomeri bugabanuke mu rubyiruko. Twese dufatanyije mu bwisanganyamatsiko bivuga umwana w'umukobwa ubifitemo uruhare urukomeye kugira ngo ibi bintu bicike, umwana w'umuhungu ubifitemo uruhare, ababyeyi bacu bakuru bacu mu mpande zombi babifitemo uruhare. Ntabwo polisi y'igihugu yarwanya ihohoterwa ry'abana yonyine. Bayobozi, nimushishikarize abo muyobora ko bagomba gutanga amakuru igihe cyose babonye ukekwaho ikibazo cyo gucuruza ndetse n'ihohoterwa rishingiye ku gitsina rikorerwa umwana w'umukobwa. Ndetse munabahwiturire kwitabira umugoroba w'ababyeyi kubera ko ari imwe mu nzira ibasha gutuma abantu baganira ku makimbirane abera mu ngo zabo. Igihe kandi babonye ukekwaho icyo cyaha bashobora guhamagara nimero ya polisi itishyurwa 3512. Babyeyi namwe nimumenye ko uruhare runini ari urwanyu, kubera ko burya mu muryango niho hari isoko umwana avomamo indangagaciro nyazo, niho akura uburere, niho akura ubupfura, niho akura kuba umuntu. Nimubahe umwanya mubaganirize babe inshuti zanyu, bityo bazabasha kubabwira ibyo byose babashukisha, mubonereho mubagira inama. Bana namwe by'umwihariko abana b'abakobwa nimwihesha agaciro, mwamaganire kure ababashuka n'abashaka kubavutsa ubuzima bwanyu bw'ejo hazaza. Mwakoze kubana natwe mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi, mugira ibihe byiza. Twubake Umuryango Nyarwanda ni ikiganiro cya Minisiteri y'Uburinganire n'Iterambere ry'Umuryango MIJEPRO.